mbere na mbere mbanje kwihanganisha inshuti n'abavandimwe mu muryango wa Iratuzi Ale. Ndihanganisha papa we, ndihanganisha mama we, ndihanganisha bashiki be, Priska, Brandine ndetse na Alliance. Uyu munsi ni ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Uyu munsi nibwo habaye igikorwa cyo gushyingura Iratuzi Ale. Nubwo cyabaye ariko nagira ngo mbabwire mu ncamake uburyo cyagenze. Ari abantu barimo kudukurikira bari aha ngaha, ari n'abantu bari hirya no hino ku isi batazi uburyo byagenze, nagira ngo mbabwire mu ncamake y'uko igikorwa cyagenze. Nyakwigendera Iratuzi Ale nagira ngo mbabwire mu ncamake y'uburyo yabayeho bitewe nuko ngewe ndi inshuti ye bwite. Ari twasangiye akabisi akiri umwana, arinda akura, arinda ajya mu gisirikare, na nyuma yaho tugumya kuba inshuti kugeza ku munsi avuye mu mwuka. N'ubu ngubu ni inshuti yanjye, ndakeka aho ari mu ijoro yagiye kudutegurira. Ari yavutse ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1997. Avukira mu mudugudu wa Nyarunembwe mu kagari ka Gasiza mu murenge wa Busasamana wo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Yaravutse nk'abandi bana, ashimisha ababyeyi, buri wese aranezerwa. Yari umwana wakundaga kwicisha bugufi, agakunda gusabana n'abantu. Ngenda byibuka neza ko buri kintu cyose yagiraga cyabaga kimeze nk'atari icye bwite gusa, cyabaga ari icya rusange. Abantu barimo kumurikira aka kanya bamuzi neza. Mu bwana bwe yagiraga igare, buri mwana wese uzi igare yararimuhaga akaritwara. Yagiraga umutima mwiza kuva na kera. Ale yaje kwiga ibisanzwe, yiga umwaka w'amashuri abanza, awiga mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Busasamana ya mbere. Twiganye kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa 6, kwiga mu ishuri rimwe nk'abavandimwe. Si ibyo gusa, nyuma yaho yaje kwiga segonderi. 2017 nibwo yasoje segonderi. Nyuma yo kuyisoza yaje kujya mu gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Ale yagumye gucunga umutekano w'u Rwanda dushingiye ku buhamya RDF yatanze, butanzwe n'uhagarariye ingabo z'u Rwanda mu gikorwa cyo gushyingura nyakwigendera Iratuzi Ale. Bemeje ko uko yitwaye mu kazi yabikoze kinyamwuga kandi abikora abikunze, yubahiriza amategeko, yirinda kuba inkundamugayo ahubwo y'inyangamugayo, ndetse akaba yaje no gushyingurwa mu cyubahiro nk'ibisanzwe nk'uko ari umuco wa RDF. Kandi turanabashimira ko badufashije tukabasha kuhagera tukamushyingura amahoro, bitandukanye no mu bindi bihugu. Nyakubahwa Afande wari uyoboye uwo muhango mu magambo ye yavuze yuko umuntu wese winjiye muri RDF agomba kurahira indahiro ivuga ko yiteguye kurinda ubutaka bwe, akarinda u Rwanda n'Abanyarwanda kugeza ku mwuka wa nyuma. Kandi ibyo bintu turimo kuvuga aka kanya nibyo byabaye ku nshuti yacu Iratuzi Ale. Yaje kwitaba Imana ari ku rugamba rwo gucunga umutekano w'u Rwanda ku nkike z'igihugu ku mupaka. Yaje kuhagwa ariko ntabwo yagiye nk'ikigwari kuko yari agihagaze mu nshingano ze. Nuko wabura umuntu, yego kumubura birababaje, ariko nanone abagiye atagiye nk'umujura, ntabwo abagiye nk'igisambo, ntabwo abagiye nk'umuntu w'iby'ibirayi bakamufata bakamukubita agapfa, ahubwo abagiye agira ngo arengere abasigaye, abagiye kudutegurira, abaturwanirira kugeza ku munsi wa nyuma, kugera ku munota wa nyuma, kugira ngo twebwe abaturage tubeho kandi tubeho dutekanye. Nagira ngo mbabwire mu ncamake rero umuhango wo gushyingura uko wagenze.
abantu bagiye gushyingura bahagurutse Busasamana isaa moya zuzuye, baje kugera i Kigali isaa 6 nibwo bari batugezeho mu bitaro bya Kanombe. Babanza kujya muri morgue kugira ngo baze gusezera kuri nyakwigendera Iratuzi Ale. Nyuma yaho bagiye kumusezera, twagiye gufata umurambo nk'ibisanzwe muri morgue tumujyana mu irimbi rya gisirikare kugira ngo abashe gushyingurwa. Haje kuba igitambo cya misa, twavuga ko ari igitambo cya misa bitewe n'uko ari yavutse mu idini Gatolika. Habaye gusoma ku ijambo ry'Imana no kumusengera kugira ngo tumuture Imana agire urukundo ridashira, biyobowe na nyakubahwa umubyeyi wacu Octavie. Nyuma y'uwo muhango haje kuvugwa ijambo rya afande uhagarariye ingabo z'u Rwanda, cyane ko atari umwana wa Joel gusa, ahubwo atari n'umwana w'umuryango umwe, ahubwo yari afite imiryango ibiri. Ndavuga ababyeyi bamubyaye, hakaza n'umuryango wa RDF Inkotanyi. Bose rero baje kuhaba, bose bagumya gufatana mu mugongo, ndetse n'abandi baturanyi batandukanye, inshuti n'abavandimwe baje gutabara. Nyuma y'iryo jambo rya fande haje gukurikiraho kururutsa umubiri we bawujyana mu mva. Nyuma baza kuvuga isengesho ryo gushyingura, bamushyiraho amazi y'umugisha. Birangiye nyuma yaho haje imiryango yose uko yateranye iherekeje nyakwigendera Ale, baje kumusezeraho bwa nyuma. Bazanye indabyo kugira ngo bamusezereho bwa nyuma. Nyuma yaho haje gukurikiraho umuhango wo kujya koga intoki. Muri rusange ngayo uko umuhango wagenze, nagiraga ngo mbashimire kandi nihanganishe umuryango. Duhombye inshuti, duhombye umuvandimwe, ariko Iratuzi Ale tuzahora tukwibuka, uzaguma mu mitima yacu, uzaguma imbere yacu, ntabwo tuzakwibagirwa, kuko watubereye imfura, watubereye umwana mwiza, watubereye intangarugero, watubereye ibyiza byose. Tuzahora tukwibuka.